Haleluya, haleluya. Bene data nshuti bakundwa b'umwami, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nimugire amahoro, Imana ibishimire. Ni mwene so Uwamahoro Jean Claude. Nshimira Imana kubw'ubuntu ngiriwe. Ndashimira ubuyobozi bw'umudugudu, namwe mwese mwemeye gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana duhana umugisha. Reka dufatanye gusenga. Mana yacu nkuru, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe dukomeza kugushimira kuba twemereye kongera guterana kwera muri ubu buryo hifashishwa ikoranabuhanga. Iri teraniro Mana, uriho umugisha wawe, umugisha wo kumva no kumvira icyo uvugana nabo mu ijambo. Nanjye ugiye kuvuga unyeze, umpe umugisha, umpe ubwenge bwose, mpindure igikoresho cyawe, maze izina ryawe rirusheho kubahwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Reka tubumbure Bibiliya zacu, dusome kubara mu bice byaho 27, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 7. Umutwe w'ayo magambo uravuga ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza, maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi, wa Makiri, wa Manase, bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahila na Nowa na Hogila na Miluka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati, data yapfiriye mu butayu, kandi ntihari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu? Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Haleluya. Byanyoheye kuba uku kwezi kose ubuyobozi bw'umudugudu hamwe n'umwuka wera barashimye kuduha icyerekezo kiri mu ntego yo kwegera Imana, dukurikije amagambo y'Imana yanditswe hariya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice byaho 10 umurongo wa 21 n'uwa 22. Aragira hati, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amen. Yesu wacu ashimwe, waduhesheje kwegera Imana, ubu natwe tukaba twigererayo kubw'amaraso ye yatuviriye. Njya ntega amatwi mu masengesho, nkagerageza gutega amatwi ibyifuzo abantu b'Imana dusengera cyangwa tuzana imbere y'Imana. Nasanze biri ugutatu. Bake baba bafite ibyifuzo byo gushima Imana, benshi cyane baba bafite ibyifuzo bya mama byo muri ubu buzima, basaba ibirayi, basaba amazu, abasaba minerivare, ingo n'ibindi byinshi. Bake cyane nanone niba usanga bahangayikiye gusengera ubugingo. Ni bake cyane usanga bafashe amasengesho y'iminsi nk'itatu basaba umwuka ngo ababashije gutsinda burundu, urugero nk'icyaha cyo kubeshya. None se wowe unteze amatwi uyu mwanya uri gushaka Imana, ufite icyo cyifuzo? Ndafatira aha ijambo ryatubwiye ngo twegere dufite imitima y'ukuri. Noneho tuganire kuri aya magambo nahawe umutwe uvuga ngo shaka ingingo yo kukurengera, wegere Imana uburane gakondo yawe. N'andi magambo, shaka ingingo zituma urubanza rwawe ruba urwo kuri imbere y'Imana. Icya mbere ngamije, ndakwibutsa, ndakwifuriza kutariganywa gakondo yawe yo mu ijuru.
icya kabiri ni kubw'icyifuzo cyawe cyangwa ibyifuzo byawe n'ibyanjye ndakwifuriza kubona ingingo zituma urubanza rwawe ruba urwo kuri imbere y'Imana. Imana igucira urubanza, iguhesha ibyawe, ikurengere kuko irabishoboye. Amagambo twasomye ku murongo wa 7 igice cya 27 mu gitabo cyiswe kubara ni amagambo Imana ubwayo yivugiye, yabwira Mose imusubiza ku ngingo z'urubanza rw'abakobwa 5 ba Selofehadi mwene Heferi wa Gereyadi wa Makiri wo mu muryango wa Manase umuhungu wa Yosefu wavutse kuri Yakobo na Rasheli umukobwa wa Labani wari nyirarume wa Yakobo. Uwo Yakobo niwe waje kwitwa Isirayeli umuhungu wa Isaka mwene sogokuruza Aburahamu. Imana ishimwe. Nuko kuri uwo murongo Imana isubiza Mose iti abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume bahabwa gakondo ya se. Hari habaye iki? Byari byagenze gute? Kugira ngo byumve neza iby'urubanza rw'abakobwa ba Selofehadi harimo amagambo abiri akomeye y'ingenzi ngira ngo tuvugeho bike. Ijambo rya mbere ni ijambo ryitwa kubarura cyangwa kubara. Ijambo rya kabiri ni ijambo guhabwa gakondo. Aya magambo kandi aruzuzanya kuko birasobanuye ngo wagombaga kubarura kugira ngo uhabwe gakondo. Ijambo rya mbere kubarura cyangwa kubara naryo ntabwo turivugaho byinshi cyane kubera umwanya mutoya, ariko aha ni igihe cyari cyashyitse Imana ubwayo yongera gutanga itegeko ryo kubarura Abisirayeli bwa kabiri ubwo bari bari mu rugendo ruva muri Egiputa bagana i Kanani aricyo gihugu cy'amasezerano. Wasoma neza izi nkuru mu kubara ibice 26. Mbibutse ko ibarura rya mbere ryakorewe mu butayu bwa Sinayi rikorwa na Mose na Aroni. Iri rya kabiri ryo ryakozwe na Mose n'ubundi, ariko noneho afatanyije na Eleyazari umutambyi mwene Aroni. Twibuke ko Aroni we iki gihe yari yarapfuye atakiriho. Ni mpamvu ki zatumye Imana itegeka kubara? Impamvu ni nyinshi, ariko reka tuvuge kuri izi mpamvu ko ari 3. Impamvu ya mbere, hari hakenewe ingabo zo guhindura igihugu. Soma kubara 26:2. Imana iti nimumbarurira abantu bujuje imyaka 20 n'abayisagije bashobora gutabara. Nyiranshuti n'ubu mwami agabye ingabo ze nk'uko umuririmbyi yabivuze. N'ubwo yaravuze ngo umwami agabye ingabo ze kurwana n'ibyaha. Mbese intwari ye ninde? Imana ikeneye abasirikare, kandi ntawe umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje bamwandikiye ubusirikare. Niko Pawulo abibwira Timoteyo. Yesu akeneye abasirikare babirimo neza. Impamvu ya kabiri byatumye Imana itegeka kubarura yari gahunda yo kugabanywa gakondo yagombaga gusobanuka, ngo umuntu wese yagombaga kugira aho abarizwa kugira ngo abone gakondo. Impamvu ya gatatu kwari ugusozwa kw'ijambo ry'Imana, nko kuvuga ngo noneho ni bande bakwiye gakondo turebye umuntu ku muntu ku giti cye. Aho Imana yashakaga kwibutsa abantu ko izirikana kwirinda ijambo ryayo. Mwibuke yari yarigeze kuvugira i Kadeshi mu butayu bwa Parani nk'uko tubisoma mu kubara ibice 14 umurongo wa 23 no 24. Imana iti nukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha, nta numwe wo mu bansuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Bavandimwe, noneho aya magambo umva uko Imana yayasohoje. Dusomye mu kubara ibice 26 umurongo wa 64 havuga gutya: ariko muri abo ntihaba n'umwe wo mu bari babazwe na Mose na Aroni umutambyi babareye Abisirayeli mu butayu bwa Sinayi, kuko Uwiteka yari yavuze ati ntibazabura gupfira mu butayu, ntihasigara n'umwe muri bo keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Imana itugirire neza. Bene data, uko niko Imana yashohoje amagambo yari yavugiye i Kadeshi mu butayu bwa Parani, maze ngo iki gihe cyo kubarura kwa kabiri ngo bagenzure basanga nta numwe wo muri icyo gihe cya mbere ukiriho kereka Kalebu na Yosuwa, kuko bo bari baromatanye n'Uwiteka. N'ubu abomatanye na Yesu
nibo bazaragwa gakondo y'ijuru. Ndakwinginga ngo he kugira impamvu iyo ari yo yose yagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mbese ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Twari turi kuvuga kuri rya jambo rya mbere, kubara, na zimwe mu mpamvu zatumye Imana itegeka ko babara bwa kabiri. Kandi reka mbwire abanyumva, n'ubu Imana iriho irabarura. Iri barura riri bugaragaza uko buri wese yitwaye mu butayu. Riragaragaza ababuguyemo n'icyo bazize. Riri bugaragaze abomatanye n'Imana n'abafite amahirwe yo kubona gakondo. Ufite amatwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Iryo ryari rya jambo ryo kubara. None reka tuvuge gato ku ijambo rya kabiri ryo guhabwa gakondo, nyuma tuze kwerekeza ku musozo. Ariko se ni bande batageze muri gakondo? Ni bande bageze muri gakondo fizike nk'igihugu cy'amasezerano? Utwo ni utubazo tubiri umuntu yahita yibaza. Nagize ubwoba, dukwiye kwitonda cyane bavandimwe. Uzi ko na Mose ubwe mu bantu batambutse Yorodani arimo? Imana yaramubwiye iti, hari igihe mutagaragaje kwera kwanjye wowe na Aroni ku mazi y'Imeriba y'i Kadeshi mu butayu bwa Zini. None uzamuke umusozi w'Abarimu witegera igihugu nahaye Abisirayeli. Numara kukitegera uzapfa usanga ubwoko bwawe nk'uko Aroni mwene so yabusanze. Ayo magambo tuyasanga mu Kubara 27 n'umurongo wa 12. Nusoma Bibiliya uzasanga ko mu bantu batagezeyo barimo abantu nka Nadabu na Abihu bapfuye ubwo boserezaga umuriro udakwiye imbere y'Uwiteka. Bibiliya iratwibutsa ibya Datani na Biramu na Kora, babandi bahamagarwaga mu iteraniro bagomeye Mose na Aroni n'Uwiteka, maze ubutaka bukasama bukamirana na Kora ubwo iryo teraniro ryapfaga. Umuriro ugakongora abagabo 250 bakaba kabarore. Mbese abantu batagezeyo ni abantu bose bari bujuje imyaka 20 no kuzamura muri cya gihe cy'i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Banze kugirira Imana icyizere, maze icyo gihe bumvira inkuru z'incamugongo z'abatasi 10 muri 12 bari boherejwe, bava mu byizerwa bibagiwe imirimo y'Imana. Abo bose Imana ntiyabashimye nk'uko Pawulo abivuga mu Bakorinto ba mbere 10:5. Yewe niba hari umuntu Imana igaya cyane n'uyu ukerense iby'agakiza nka Esawu, wibagirwa vuba imirimo y'Imana. Umuntu Imana yagaburiye, umuntu Imana yatuje, umuntu Imana yahaye akazi ikamuha kubyara, umuntu ufite amaboko n'amaguru mazima, umuntu ugifite amaso areba, umuntu Imana yagiye ikiza agisida nyinshi n'ibindi byinshi cyane, maze uyu muntu yarangiza agasakuza mu kigeragezo cya none cyangwa akitandukanya n'Imana yamuhaye agakiza. Imana dutabare. Ku rundi ruhande hari abandi bantu bageze mu gihugu cy'amasezerano. Imana yasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izagiha urubyaro rwabo. Ni abantu bose bagize amahirwe yo kuba ku rutonde rw'ababaruwe mu ibarura rya kabiri. Nanone kandi muri bo ni Karebu, harimo Karebu na mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni, kubera ko bomatanye n'Uwiteka kandi kubw'ibyo barazwe gakondo. Imana ishimwe ko n'iyicumi bavuga impuha, ariko Imana yisigariza 2 bo kuyivuga neza. Ndifuza kuba muri 2 bavuga ibyo gukomeza urugendo, bavuga umusaraba wa Kristo. Muri 7 bitapfukamiye Bayali cyangwa ngo bimwosereze imibavu, barahari Imana yibikiye. Natwe tuzaba turi muri bo nidukomeza guharanira kwegera dufite imitima y'ukuri. Tukiri ku ijambo ryo guhabwa gakondo, nuko ngo itegeko ryo guhabwa gakondo n'abazayihabwa riracibwa. Tubisoma mu Kubara 26:52. Uwiteka abwira Mose ati, abo azaba ari bo bagabanywa igihugu ho gakondo nk'uko umubare w'amazina yabo uri. Abaruta abandi ubwinshi uzabahe gakondo nini, abake uzabahe gakondo nto. Umuryango wose uzahabwe gakondo ihwanye n'umubare w'ababazwe bo muri wo. Hanyuma kubw'ibyo ngo kubw'iryo tegeko
ry'uburyo bwo kugabanywa gakondo hagendewe ku byavuye muri rya barura. Abakobwa ba Selofehadi bisanga ntaho bari, kuko se yari yarabyaye abakobwa gusa. Barigenzura, basubira no mu mateka, bashaka ingingo bashingiraho baburana. Begera imbere y'ihema ry'ibonaniro, bazanira Mose urubanza rwabo, bavuga aya magambo twasomye. Mose nawe asanga urubanza ruramurenze, arushyikiriza Imana, maze Imana itabura uko ibigenza. Imana umutunzi w'imbabazi n'ibambe, Imana se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, udatetereza abamwisunze. Imana yumva gusenga no gutaka kw'abari mu kaga, ifata ijambo maze ica urubanza. Irategeka Mose we, abakobwa baburanye iby'ukuri. Iti kandi kubera izo mpamvu ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Haleluya, haleluya. Naho Imana ica urubanza rw'ibyawe, Imana ishimwe cyane. Ndatekereza abo bakobwa ba Selofehadi baribwiye bati, niyi myaka yose twihanganiye muri ubu butayu n'ubuzima bwo kuba twarakuze turi imfubyi, tukirinda n'ibindi byinshi, kuko tubuzwa gakondo nuko data atabya abahungu. Bibiliya ntiduha detaye zose, ariko igikuru bagize gutekereza ko badakwiye kuriganywa gakondo, nabo bazana urubanza rwabo ku Mana. Natwe turi mu rugendo, nta mpamvu yo kuriganywa gakondo. Byatumye nibuka indirimbo twajyaga turirimba ngo, naba naruhiye iki nabonye umwami Yesu, naba naruhiye iki n'amajoro waraye, naba naruhiye iki n'ibitutsi natutswe, waba waruhiye iki na repetition nyinshi wakoze, amajoro waraye utegura ibyigisho n'ibindi byinshi. Ndakwibutsa mbese twaba twararuhiye iki tutabonye umwami Yesu. Kwerekeza ku musozo nkwibutse mugenzi wanjye, natwe turi mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, aho niho gakondo yacu nyayo iri. Kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, turarwana n'isi na Satani n'umubiri. None iri jambo ryo kuburana gakondo ntitwaryizereramo, tukegera dufite imitima y'ukuri yizera, tugasenga ku buryo bwombi, maze tugasengera iby'umwuka cyangwa ubugingo, tukanasengera n'iby'umubiri. Mana iguhesha ibyawe, ikuburanire, ntubure gakondo waruhiye. Kandi haramutse hariho n'inzitizi, ijambo rirambwira mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 ngo, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Uyu mugayo watuma amasengesho agira inzitizi. Imana iwukuzeho kutweza, Imana iwukuzeho kweza abantu bayo. Ahantu ibanga riri kwezwa niho ruzigiye. Ingingo ya kurengera ngiyi muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 21 yaravuze ngo, bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Imana ishimwe ko yiteguye kurengera ababurana iby'ukuri. Umva ibintu biranga Imana yacu bikagaragarira uyegera. Imana igira ukuri, nirengagiza witakiye, afite umutima umenetse no guca bugufi, niyera nica urwa kibera. Muri Yobu haranditswe ngo, ntirobanura abami ku butoni, ntita ku batunzi kubarutisha abakene, kuko bose niyo baremye. Pawulo yongera kwandikira Abaroma 2:11 ngo, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Amagambo nk'aya Petero yongera kuyavugira mu rugo kwa Koruneliyo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10, ati nukuri menye ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana twakurikiye ni nziza. Umva, ufite ingingo ikurengera igihe cyose hose muri byose, niba uyubaha ugakora ibyo gukiranuka, kuko ngo nubwo amakuba n'ibyago byo gukiranutse byaba byinshi, Uwiteka ajya mukiza muri byose. Amen. Twakomeje kuvuga ku ijambo ngo kwegera dufite umutima w'ukuri wizera Imana. Mpawe gusobanukirwa ko uyu mutima ari umutima ufite kubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka. None nk'uko Bibiliya imbwira, nsobanukiwe ko muri uku kubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka ariho habumbiyemo ingingo zose zagiye zirengera abagenzi, natwe twafatiraho icyitegererezo. Reka nguhe ingero z'ingingo zikubiye muri uku kubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka, ubundi dusenye. Ingingo ya mbere ni ingingo yo kutiyanduza. Ibuka Yosefu yanze kwandurishwa no kubengukwa na nyirabuja. David yanze kenshi kwihorera, yanga ko bimwanduza ku mwanzi we Sawuli wamuhigaga. Daniel n'abagenzi be ngo bagambira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Abo bose bagiye babona Imana. Ingingo ya kabiri
twayita kumenya Imana yawe ugahamya. Ibuka Saduraka na Shaka na Bedenego ntibitaye kuri risk y'ubuzima bwabo cy'akazi kabo cyangwa izindi nyungu bari bafite, ahubwo barahamya bati naho Imana itaturengera turayizi, niyo Mana yonyine yo gupfukamirwa. Ingingo ya gatatu ni ingingo nise kurindira isaha y'Imana, uciye bugufiya ni wivumbure ku Mana kandi ugakomeza kuba umwizerwa, kongeraho amasengesho. Urugero rwiza twafatiraho ni Moridekayi yari afite inzira nyinshi yanyuzamo akavanwa ku irembo. Icyambere yari yaraburiye umwami kubashaka kumwica, ibyo barabigenzura basanga nibyo birandikwa. Icya kabiri, Esiteri ubwe niwe wari waramureze, kandi Esiteri yari umwamikazi Shushani. Moridekayi rero yashobora kwibutsa Esiteri ati ariko uziko ndi wo mu bami, wenda akaba yamugondera umwanya. Ariko ibyo Moridekayi ntiyabijyamo, atumbira Imana, arayitegereza, ahura n'ikigeragezo cyo gupfukamira Hamani, yubaha Imana ye, arakinesha, bimuviramo akaga ko kugambanirwa kw'Abayuda ko bose ngo bicwe, biremezwa n'igihe cyo kwicirwamo kiratangazwa, yewe Moridekayi ashingirwa igiti cyo kumanikwaho. Ariko Imana inyuranye ibintu irabinyuranya, maze Abayuda na Moridekayi baratabarwa. Mugenzi wanjye, wikangwa n'amatangazo ya Satani ku byawe. Niba ufite ingingo ikurengera ku Mana. Ingingo ya kane ni ingingo nise ubuntu bwinshi no gusenga ubudasiba. Ubuntu bwinshi no gusenga ubudasiba kwa Koruneliyo byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Nanone imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi byakoze igitangaza i Yopa kuwitwa Tabita, Petero aramusengera arazuka. Ingingo ya gatanu hari ingingo yitwa gukunda abantu b'Imana no gukora umurimo wo kubaka inzu y'Imana. Ibi ngo byatumye abantu b'Abayuda ngo bahendahendera Yesu gukiza umugaragu wa mutware utwara abasirikare hari Kaperinawumu. Bamutangira ubuhamya bati ni ukuri uyu muntu akwiriye kumugirira neza, ni umuntu ukwiriye kumukorera utyo, kuko mu by'ukuri akunda Abayuda kandi yatwubakiye n'isinagogi. Ingingo ya gatandatu ni ingingo nise kwihangana no kudacika intege, ugasenga ubudasiba nka Hana. Mana tugirire neza. Ingingo zaba nyinshi nawe umwuka yagusobanura izindi, ariko tugiye gusenga. Mbese muri aya magambo yose twumvise, umwuka w'Imana ahamanya n'uwawe ko uri kubarurirwa mu bahe? Uri kubarurirwa mu bahabwa gakondo cyangwa mu batayihabwa? Urashaka kwegera Imana ngo ikurengere kubw'urubanza runaka? Ndakwifuriza nanjye niyifuriza kubona ingingo ziturengera. Ndi gusaba Imana ngo ivaneho litije iyo ari yo yose, maze ituburanire, idukorere irangiza rubanza. Ariko hejuru ya byose turashaka gakondo yacu, kandi gakondo irushaho kuba nziza. Imana duhana umugisha, muhabwe umugisha niyera. Reka dusenge. Mana Data, nanone turagushimiye, tugushimira ijambo ryawe ryiza wadutumyeho tukaba turyumvise. Turasaba umwuka wera guherekeza iri jambo kugira ngo ryere imbuto nyinshi. Turifuza kubarurwa mu bahabwa gakondo. Uturinde umubi, uturinde umuriganya, utubere umuhesha w'ibyacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom.